Bakunze rero bagubwa neza TV mu by'ukuri nk'uko nsanzwe mbabwira neza kuko ahangaha tuza kugira ngo twungurane ibitekerezo uburyo ki tugomba gutera imbere, uburyo ki dukwiye kwikura mu bwigunge, uburyo ki dukwiye kugira ubuzima bwiza. Reka rero mbasuhuze bakunze bagubwa neza TV, nizere neza kuko hirya no hino aho muri amahoro, nizere neza kuko mu by'ukuri uyu munsi mwagize umurimo unoze. Nje kubaganiriza rero ni wa mwarimu wanyu uhora ubigisha uburyo ki dukwiye kwikura mu bwigunge tukabasha gukora imishinga iduteza imbere. Ngahora mbibutsa neza kuko aho dutuye igihe icyo ari cyo cyose ndetse n'imibereho yacu iri imbere tuyitegura uyu munsi wa none. Ikiganiro rero turi muri gahunda ni ya yindi niyo mu by'ukuri kureba mbese uku kwezi kwa gatatu ko kugeze hagati tumaze kugera kuki iyo rero ni gahunda tugomba kureba tukibaza ngo mbese ukwezi ko tukugejeje mu cya kabiri. Uku kwezi kwa gatatu cyangwa uko bita Werurwe ni ukwezi mu by'ukuri kuba kurimo ibintu byinshi ndetse nako kujya kugaragaramo imyiteguro y'umunsi mukuru buriya wa Pasika. Abahanga nka Kiliziya Gatolika ubu ngubu biri mu gihe cy'igisibo, mu gihe bitegura barushaho kwitunganya no kwiyegereza Imana no kwibuka uburyo bagejejwe hafi n'Imana. Ahangaha rero ku rubuga rwacu rwa Gubwa Neza TV muri uku kwezi kwa gatatu twebwe dusubiza amaso inyuma tukareba tuti mbese ubu ngubu uku amezi atatu agiye kwihirika y'umwaka wa 2026, ati gahunda zanjye ubu rero muratangira gukora evaluation. Tugiye kuri ikiganiro cy'uyu munsi navuze ngo twisuzume turebe ese gahunda twatangiranye umwaka wa 2026 iri kugenda gute. Gahunda twatangiranye umwaka wa 2026 iri kugenda gute ko amezi atatu agiye kwihirika, kuko buriya mu by'ukuri bajya bavuga ngo umwana apfira mu iterura. Iyo turi mu kiganiro cyo kuvuga ngo tugomba kubaho neza, tugomba gukora ibituma tugomba kugira ubuzima bwiza, tugomba mu by'ukuri kwerekana icyo dushoboye. Buriya rero mu ntangiriro mujya mureba abakinnyi b'umupira, buriya abakinnyi b'umupira iminota 20 hagati ya 15 na 25 ya mbere y'umupira w'amaguru bitangira gutanga icyizere cyangwa se bitangira kwerekana ikipe ishobora kuri bukine neza mu kibuga. Hano rero mu kiganiro cyacu gahunda ni ya yindi niyo kureba ngo mbese tugeze hehe mu rwego rwo kurushaho kugira ngo dutere intambwe turebe gahunda yacu y'umurimo, gahunda yacu y'umushinga, gahunda yacu ya bya bikorwa twiyemeje gukora. Niba uri umuhinzi, gahunda yawe ukavuga ati igihembwe cya mbere cy'ihinga ubu ngubu gishobora kuba mu by'ukuri sinzi niba nta kiti cya mbere cyangwa icya kabiri, ariko ngira ngo iki ni igihembwe cya kabiri cy'ihinga, ukavuga ati icya mbere cyarangizanyije ngira ngo n'ukwezi kwa 12 mu gisozera mu kwezi kwa mbere, icya kabiri nacyo kiratangiye. Ubu ngubu ngira ngo abashyira imyaka mu butaka bayishyizemo wenda bari kubagara n'indi mirimo itandukanye, kuvuga ngo iki gihembwe cya kabiri cyifashemo gute. Mu bucuruzi naho nuko, ariko muri evaluation cyangwa se mu kwisuzuma kureba intangiriro y'igihembwe cyangwa se intangiriro y'amezi atatu ya mbere y'umwaka aho tuyagejeje. Mu kiganiro nk'iki ngiki mu by'ukuri ndababwira bati mwebwe turi kumwe ahangaha muri iki kiganiro kugira ngo tuzatere imbere mu nyihanganire, kugira ngo tuzatere imbere ntabwo ari uko twarekera aho ngaho. Muraba munyihanganiye gakeya, uranyihanganira gakeya kugira ngo rero ibyo nari kubabwira ati umuntu avuga ati ibikorwa byanjye aho bigeze ni ahangaha. Muri evaluation nabwiye neza kuko hari intambwe ubundi zigera muri 5 umuntu agomba kwipangamo mu ntangiriro z'umwaka kugira ngo urebe ngo mbese umushinga wanjye nihaye, gahunda nihaye, plan nihaye nzazigeraho zite. Buriya abantu bajya kuvuga ngo projet, gukora imishinga, ariko umushinga icyangombwa no kubanza kumenya ngo uruhare rwawe ni uruhe, ese mu by'ukuri urumva ufite ubushobozi bwo kuwukora. Buri impamvu abantu benshi dutinya gutera imbere cyangwa se dutinya kugera aho dushaka kugera
rimwe na rimwe ni uko usanga ibyo dushaka gukora tutabihereza umwanya uhagije. Muri iki kiganiro hano nkunda kubabwira bati kugubwa neza cyangwa se kubaho neza, uruhare ni uruhare rwa buri, kandi ni inshingano za buri muntu wese, buri kiremwa muntu cyose ni inshingano ze, ni ukubitekerezaho, mbese ubuzima bwarushaho kuba bwiza gute umunsi ku wundi. Ni ibyo gutekerezaho umunsi ku wundi, ntabwo ari ikintu watekerezaho umunsi umwe gusa. Impamvu rero nazanye iki kiganiro cyo kwisuzuma cyangwa se evaluation cyangwa se evaluation nk'uko bamwe mu byita, cyangwa se assessment, kurebera hamwe tukavuga ati turebe mu by'ukuri muri iyi assessment dusubize amaso inyuma turebe ngo mu mezi atatu dusigaranye amezi 9, mu mezi atatu tumaze gukora iki kugira ngo tugire icyizere ko mu mezi 9 icyo twiyemeje kugeraho tugomba kuba twakigezeho, cyangwa se mu mezi 9 niba ari umushinga twahaye gutegura umwaka wose, tuvuge ngo ingingo zose, ibisabwa byose kugira ngo umushinga utangire bizaba bimaze kwiyegeranya. Ikintu cya mbere rero ugomba kubanza gusuzuma no kureba ni ukureba neza niba waranditse neza umushinga. Buriya gukora ikintu kitanditse, niba ikintu cya mbere kijya kitugora twebwe by'umwihariko abanyafurika, ariko ntabwo ari abanyafurika gusa n'abandi bose, ni ugukora ikintu utabanjije kwandika ngo urebe icyo bizasaba, icyo bizatwara, ubumenyi bizasaba, ubushobozi bizasaba, imbaraga bizasaba, umwanya bizasaba, abakozi bizasaba, ibikoresho bizasabwa, ahazakorerwa, ibi byo uzakora. Iyo ugiye kuvuga gusa ati ndajya nshyiraho kamwe 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 umunsi ku wundi, usanga rimwe na rimwe icyitwaga umushinga kikunaniriye mu nzira. Niyo mpamvu uko amezi agenda cyangwa se uko iminsi igenda itambuka, ngenda mbagezaho uburyo bwiza tugomba kwitegura ubuzima, uburyo tugomba kubaho, uburyo tugomba guhindura imyumvire, uburyo tugomba kugendana n'igihe. Mperutse kuba ndi muri biblioteke ndi gusoma, ngira ngo ako kantu nshobora kuba narakabatambukije nubwo kari gatoya, kwari ukureba neza kuko ubuzima aho bugereye ni ukugendana n'ikoranabuhanga. Ubu ngubu aho tugejeje ubuzima bwacu kuri uno munsi wa none ni ugukoresha ikoranabuhanga, kuko tudagendanye n'ikoranabuhanga ibintu mu by'ukuri biba irudubi. Ubu ngubu urebye aho isi yacu iri kwerekera, ukareba imibereho, ibi byo dusabwa uko bingana, birasaba ngo mu by'ukuri tugendane n'igihe cy'ikoranabuhanga. Muri evaluation rero ugomba no kureba ukavuga ati ariko ubundi ngewe iyi si yacu iri kugendera ku ikoranabuhanga, iyi si yacu iri kugendera kuri .com, ati ngewe mpagaze hehe, cyangwa se bamwe mu bakozi banjye bahagaze hehe? Kuko ubu ngubu bijya byo gukorera mu kajagari cyangwa gukora ikintu utazi neza niba kizakunda, upimiranya ntabwo bigikunda, kuko turi mu isi iri kugendana n'ikoranabuhanga. Niba rero turi mu isi iri kugendera mu ikoranabuhanga, biradusaba ngo twebwe abiyemeje kuba ba rwiyemezamirimo, abiyemeje kubaho neza nk'uko urubuga rwacu rwa Gubwa Neza TV rubivuga, biradusaba kugira ngo turebe neza, ese tumenye amakuru, ntitube abagenerwa ku makuru, ahubwo natwe tube aba mbere mu gutanga umusanzu ku bikorwa twifuza kugeraho, kugira ngo niba hari n'ufite andi makuru arenzeho adufashe gukora ubwo buvumbuzi. Ahangaha ndashaka kuzatumira umuntu w'umusesenguzi mu bijyanye no guhanga imirimo no kwiteza imbere no gufasha abantu gutera imbere. Mubaze umuntu wazoberewe mu buryo mu by'ukuri bya entrepreneurship, cyangwa se uburyo bwo kuba rwiyemezamirimo cyangwa se kwihangira imirimo. Umuntu yavumbura umurimo gute? Mwibuke ko turi mu gihe cyo ndi kubabwira ngo uku kwezi turimo, niba hari igikorwa cyose, niba rero wirirwa wicaye nawe
isuzuma urebe ngo mbese aho iminsi yose imaze nirirwa nicaye bimaze kungeza kuki. Hari abantu babaho akavuga ngo nta kazi afite. Ni ikibazo gikomeye umuntu kuba afite diplome ya segonderi cyangwa se ya siniya nk'uko mubyita, akajya yirirwa yicaye mu rugo akavuga ngo nta kazi afite. Umwenda uwo nguwo mu by'ukuri ikibazo aba afite ntabwo aba ari ukubura akazi, ahubwo ikibazo afite ni ibitekerezo bisa n'ibigipfukiranye. Ashobora kuba yaragiye ku ishuri ariko agifite ibitekerezo bipfukiranye. Niba ukicara mu rugo ukumva neza ko eh, akazi ushobora kukabona ari uko ugiye gukorera leta, ari uko ugiye gukorera umuntu uguhereza umushahara, wirengagije ko ababyeyi bakurihiye amafaranga bakura mu myumbati, bakura mu matungo magufiya, bakura mu mutungo, mu mukamo w'inka, bakura mu mibyare bahinga bagacuruza umutobe cyangwa inzagwa, bakura mu bigori bahinga cyangwa ibishyimbo, mu muceri se, mu ikawa, ukumva neza kuko ibyo bikorwa byagufashije kugira ngo cyangwa se byatumye haboneka ubushobozi kugira ngo wunguke ubumenyi, ukumva ko utabikora neza kuruta ababyeyi bo babikoraga batanabijijukiwemo ariko bakabibyaza umusaruro kugera ubwo bakubonera uburyo bwo kwiga. Icyo gihe uba ugifite ikibazo. Uba ugifite ikibazo n'uwaguhereza bya bindi byo kuvuga ngo ushaka kwirirwa wicaye, ntibajya batangira kubikoresha neza, bagatangira kwigwizaho bya rubanda, rimwe na rimwe bagatanga na serivisi mbi, kubera kuko ntabwo bazi neza uje ubagana imbaraga aba yakoresheje no kwigomwa cyangwa se n'icyo aba ashaka kugeraho. Nibyo tugomba kujya tuganiraho. Muri iki kiganiro hano kuri televiziyo yacu ya Gubwa Neza TV bababwira neza ko tugomba kwisuzuma tukareba mbere yo kuvuga ngo ndi umushomeri. Reka tunagere mu ruhande rw'umushomeri, mu kwisuzuma k'umushomeri. Umushomeri uvuga ngo arisuzuma, ariko iyo umushomeri avuze ngo arisuzuma akavuga ngo nta kazi afite, wakibaza ngo uwo muntu yize gute? Niba warize ababyeyi bafite amatungo magufiya bayacunga neza akabyara umusaruro kugera ubwo ubonye minerivare, kugera ubwo ubonye amakayi ukabona matera ukajya kwiga ukagaburirwa aho ngaho ku ishuri, ari za mbaraga z'ababyeyi batazi gusoma no kwandika bakoresheje kugira ngo ubone iyo minerivare. Bigenda bite kugira ngo ujye uvuga ati ababyeyi nanone bazongera bikorere undi muzigo wo kugira ngo mu by'ukuri barebe aho bangeza? Rero muri iki kiganiro impamvu navuze ngo umuntu wese niyusuzume arebe ibyo amaze kugeraho. Nusanga hari aho uri ku muvuduko mutoya, wongere speed, wongere umuvuduko. Nusanga kandi hari aho wirukanse cyane ugira ibyo usimbagurika, ufate feri uhagarikira aho ngaho uvuge ngo ya reka ibi ngibi nabyo ntabashije gushyira ku murongo, kuko ubu ngubu haracyari umwanya mwinshi wo gukosora intangiriro kugira ngo igende neza. Kuko niba navuze ngo umwana apfira mu iterura, bishatse kuvuga neza kuko ubu ngubu ufite umwanya mwiza muri aya mezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2026 wo kureba neza niba umushinga wawe w'ubuhinzi, w'ubworozi, ahangaha nababwiye w'amaresitora, w'amabara, w'amahoteli, umushinga wawe w'ubuhanzi, umushinga wawe w'ubugeni, umushinga wawe w'ubukorikori, umushinga wawe w'imirimo y'amaboko, mbega uwo mushinga wawe wateguye muri uyu mwaka wa 2026. Ubwo nababwiye kuko ubwo mwizihizaga iminsi mikuru ya bonane na noheli, naravuga ngo ibi byose bikorwa abantu bari kwisuzuma, bari no kurushaho neza gupanga neza imishinga yabo. Ahangaha rero kuri urubuga rwa Gubwa Neza TV navuze neza ko umuntu wese agomba kugubwa neza ariko afite icyo akora. Nta na rimwe ushobora kumbwira ko uzagubwa neza wiriwe wicaye mu rugo, uri aho ngaho uri gusaba ababyeyi isabune, uri kubasaba amavuta yo kwisiga, uri umuntu muzima urengeje imyaka 15. Icyo gihe uwo muntu aba afite ibibazo byo mu mitekerereze yo mu mutwe. Niba ugize imyaka 15 wiga muri segonderi, udataha muri vakansi ngo ufashe ababyeyi kunoza neza ibikorwa bakora kugira ngo uzasubire ku ishuri uvuga ngo ku ishuri nahahashye ubwenge, ariko mu byumweru 2 nari maze mu rugo mpasize umusanzu, biragoye kugira ngo abantu bazagutegeho umusaruro na nyuma y'imyaka 6 uzaba umaze
usiragira ku mashuri. Niba ibyumweru bibiri byonyine utabasha kubikoresha neza, n'iyo myaka itandatu usiragiramo ku ishuri, ntabwo bigaragara ko uzayikoresha neza. Yewe no kuri kaminuza nunajyayo uzaba usa nkaho uri guta igihe, ari wa wundi utegereza ngo reka ndunde impapuro, muzi neza kuko byanze bikunze hari uzambuka akazi ugomba kukabona bitewe n'imbaraga n'umurava n'ubushobozi n'imitekerereze yawe mu mutwe. Bibiliya nijya ibivuga neza ngo buriya urugo rw'umunebwe ngo ruhorana isuku, ngo ariko buriya ahantu nyine buriya ngo urugo ni isahani y'umunebwe ngo ihora yogeje kuko ntacyayanduza, kubera kuko nta biryo biba biriho. Rero mu by'ukuri muri iki kiganiro ndakomeza mbashakira amakuru y'uburyo ki tugomba kureba ibyo twisuzumamo ibyo ari byo, ariko nabwiye neza kuko hari abakora imirimo y'amaboko, abakora imirimo yo muri ofisi, abacuruzi, ba rwiyemezamirimo, abubafundi, abubatsi, ya myuga yose itandukanye ituma tugomba kugira ubuzima bumeze neza. Twateguye kuzagira icyo tugeraho muri uyu mwaka wa 2026. Iki ni igihe cyo kuvuga ngo reka turebe dusubize amaso uku kwezi kwa gatatu nako, by'umwihariko iyo tumaze kugera mu cya kabiri cy'ukwezi, cyo kuvuga ngo reka turebe neza ese twagendeye ku muvuduko nyawe, reka turebe neza niba mu by'ukuri ntaho twaba twarasimbagurutse cyangwa nimba ibintu byose twarabikoze neza. Babwire neza kuko rero wowe ugifite umushinga aha na n'uyu munsi ukirwana nawo kuwandikisha, nta handi bakwandikira umushinga mwiza cyangwa bagukorera invitation nziza muri ya murenge wa Nyakabuye, ni ukugera kwa Florence ari hariya ku musozi wa Rwimbogo, akakwandikira umushinga wawe. Niba ukeneye ufite ibyangombwa ukeneye ku irembo n'ahandi, Florence arabigufasha bya mituweli n'ibindi byangombwa byose waba ushaka gusohora by'ubutaka n'ibindi waba usabwa ku irembo. Florence rero ku irembo arahababereye kugira ngo abafashe. Kandi niba nanone niba ushaka kwicara ahantu hatekanye ugashaka gutekereza umushinga wawe neza, nyarukira hariya ku makaro, ni kure ya gatatu, baguhereza ahantu ho kwicara, ufata ko kunywa n'icyo kurya cyiza cyuje mu by'ukuri ubuziranenge, hasigaye utekereze neza imishinga yawe urushaho gutera imbere, hasigaye urushaho kugubwa neza. Rero Florence arahababereye, hariya ku makaro harababereye, n'ahandi henda kuzaza naho tuzajya tuhabagezaho kugira ngo mumenye ahantu heza mushobora kwicara no gukoreshereza ibikorwa byanyu kugira ngo murusheho gutera imbere. Ejo mu by'ukuri iyi si yacu uko twayisanze ntazaba ariko tuyisiga, ahubwo buri wese ashyireho umusanzu wiwe. Afurika yacu irabagirane, Afurika yacu ihaguruke, Afurika yacu ibe mu by'ukuri isoko rya byose, ibe isoko ry'ibikorwa remezo twagizemo uruhare twebwe Abanyafurika, kuko akimuhana kaza imvura ihise. Kora rero isuzuma ry'ibyo uri gukora, iki ni cyo gihe kugira ngo mu by'ukuri utazategereza amezi ari imbere ibintu byaramaze kononekara. Ndabakunda rero, ni urubuga rwacu Gubwa Neza TV na mwarimu wanyu ubabwira ngo ni Gubwa Neza, uhora abashishikariza kubaho mu buzima butengamaye, ariko ubwo buzima mukabukesha gukora cyane kandi mutikanyiza, ahubwo gukura amaboko mu mufuka nibyo bya mbere. Iki kiganiro rero niba kikugiriye umumaro, shyiraho komantere umbwire ikigufashije cyangwa se umbwire icyo ntaba ntavuze, asigaye dufatanye kugisesengura. Reka rero mbifuriza ibihe byiza, umwami Imana nakomeze abarinde.